turongeye turabasuje cyane kandi twizere yuko muri amahoro rwose nkuko dukomeza tubibifuriza. Iyi ngiyi ni NZU Business Group Limited, kampani yanyu idahwema kubagezaho umunsi ku wundi imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa ndetse n'andi makuru yose ajyanye n'imitungo itimukanwa abavugwa hirya no hino kandi yadufasha gutera imbere nkuko igenda ibicisha mu kiganiro ikora buri munsi kuva saa 12 kugera saa 1 kuri CYANE FM 93.1, ariko kandi kikaba kiba kiri live kuri iyi channel yacu ya NZU Market. Rero tugushimire cyane wowe ukomeje gukurikirana gahunda za NZU Market buri munsi rwose, umunsi ku wundi, gatanu kuri iyi channel. Ariko kandi tukwibutse gukanda subscribe utarabikora rwose, komeza ukande subscribe ndetse ukore na share ku nshuti n'abavandimwe kugira ngo babashe kujya babona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nkuko rero mukomeje kugenda mubireba abari kubibona ku mashusho, tubazaniye imari ikomeye cyane. Ni inzu nini kabisa, ni inzu nini nkuko muri kubireba, inzu nini y'ubucuruzi rwose iri ahantu heza kandi kuri kaburimbo. Iyi nzu rero ikaba ifite imiryango 10 y'ubucuruzi, ariko kandi ikagira n'ahantu hanini mu gikari, hanini cyane hagabanyijemo kabiri. Igice kimwe kikaba kirimo akabari keza cyane gafitemo naho ushaka gushyira boîte cyangwa ibindi bintu by'imyidagaduro, hanyuma kakagira no mu gikari n'amajaride n'ahandi hantu hashashe amapave n'icyokezo. Ibintu byose nkuko muraza gukomeza kugenda mubibona ku mashusho arajya agenda akurikiraho. Ikindi gice rero tutabashije kwinjiramo kiri aho ngaho ubona hameze nk'aho ari urugi rw'umutuku runini rwa portail. Icyo ni igice kirimo uruganda rusya akawunga, nacyo ni igice kinini cyane, cyose kikaba gifashe kuri iyo nzu. Iyi nzu kandi ifite n'ikibanza kinini cyane ku ruhande gifite 25 kuri 30, gikrotiriye n'amatafari ahiye. Byose tubitangana hamwe, byose biba biri kumwe hamwe, bivuze yuko rwose ari imari cyane nkuko muri kugenda mubibona. Ni ukuvuga ngo rero iyi nzu y'ubucuruzi iri mu karere ka Bugesera, ngira ngo murabizi ko ari ahantu hagezweho cyane, ni ahantu hagezweho kandi heza. Iri mu karere ka Bugesera mu mujyi wa NYAMATA kuri kaburimbo, ndetse ikaba igurishwa kandi iragurishwa amafaranga make cyane, make ugereranyije n'uko ingana. Ngira ngo murabyibonera ubwabyo rwose ko ari inzu ya rutura y'ubucuruzi, kandi imiryango yose nkuko muri kubibona yose irimo abakiriya. Reka nyuma yo kwamamaza tugaruke tubabwira ngo irashaka amafaranga angahe, yinjiza angahe, iri mu buso bungana gute. Ni inzu rero y'imari rwose, ntimucikwe kabisa. Iyi ngiyi rero iracyari NZU Business Group Limited, nkuko mumaze kubimenyera, ikaba rwose ariyo kampani rwose ya mbere ibagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Ari nako kandi tubasha kububakira, dushobora kugukorera igishushanyo ndetse tukanakubakira inzu iyo ari yo yose, yaba inzu y'ubucuruzi nk'iyi ngiyi, yaba inzu nini, yaba inzu yo guturamo isanzwe, yaba etaje, ubwoko bwo aribwo bwose bw'inzu rwose tugenda tububakira kandi neza mudahenzwe kabisa. Si ibyo gusa rero, ari ukuntu nyine ukenera no kwimuka, waba wimukira mu nzu yawe cyangwa se wimukira mu zo ukodesha, nabwo turakwimura kandi neza cyane. Muzi ukuntu kwimuka bitera stress, ngira ngo murabizi kwimuka uburyo bitera stress kabisa. Ugasanga ibintu byawe birangirika, ugasanga barakwiba, ugasanga mbese ni byinshi, ntuza aho wakura imodoka ikwimura, ntuza aho wakura abakarani bagupakirira ibintu. Mbese ibyo byose rero NZU irazi ikabyiyangajaho. Nta kindi ukora uretse gusa kutwereka ngo ngibi ibintu byanjye mfite, dore nari ntuye ahangaha ariko noneho ndashaka kujya gutura ahangaha, ukatubwira uti ngiyi nzu ngiye kujyamo. Twarangiza noneho twe tuzana imodoka zacu zabugenewe, hanyuma tugapakiramo ibintu byawe byose watumurikiye, twanabisinyiye, nta na kimwe cyangiritse, nta na kimwe kibuze. Twangiza tukabitegura neza, tukamanika rido, tugafunga ibitanda, tugatera intebe, tubeze inzu tukayidekora neza kabisa bijyanye nuko igomba kuba iteguye.
hanyuma rwose wowe ukaba wataha wiryamira uvuye mu kazi kawe nta zindi stress ntaki. Si ibyo gusa rero, si ibyo gusa, Nzuri Business Group Limited tubasha kumanaginga imitungo yanyu, mwebwe muri diaspora, mwebwe mudafite umwanya, mwebwe mufite ibintu mwasize, Nzuri irabimanaginga amafaranga yanyu mukaya muyabona umunsi ku wundi, inzu zanyu ntizijye mu birarane by'imisoro, inzu zanyu ntizangirike, byose tugenda tubikora kandi rwose neza cyane mu buryo bw'umwuga. Turi abanyamwuga mbese kabisa, ngira ngo abatangabuhamya babyo barahari kandi ubuhamya burivugira. Reka rero tubashimire cyane mwebwe mukomeje kudutega amatwi, tunabibutsa yuko dushobora no kubamamariza tubicishije mu kiganiro Gira Icumbi ndetse n'ibindi biganiro tugenda dukora umunsi ku wundi kuri iyi channel hamwe na Gira Icumbi rwose kuri Fine FM 93.1, aho tuba dusobanura imikoreshereze y'ubutaka n'imicungire yabwo ndetse kandi dusobanura ibijyanye n'igishushanyo mbonera. Niyo mpamvu rero tubabwira tuti ntimuhweme kugana Nzuri Business Group Limited. Ni karibu cyane rero rwose. Tugarutse rero kuri iyi nzu yacu nziza cyane, muntu uyishaka iyi nzu ntigucike, kubera yuko iri mu kibanza kinini cyane, gifite metero kare ibihumbi 200, gifite metero kare zigera ku bihumbi 200. Uvuga ngo iyi nzu yubatse mu buso bugera kuri metero kare 1,300. hanyuma kiriya kibanza kiri hirya ku ruhande ikorotiriye nacyo n'amatafari ahiye kikagira metero kare 650, mbese ni 1,800 gishyira ibihumbi 200. niko ubuso bw'aha hantu iyi nzu yubatse bungana. Murumva ko ari ahantu hanini cyane. Iyi nzu ikaba iherereye mu karere ka Bugesera rwose, hano mu mujyi wa Nyamata kuri kaburimbo neza. Ntigucike rero, ntigucike, kubera yuko iyi nzu ubwayo yinjiza 1,200,000 buri kwezi, 1,200,000 rwose ivamo, kandi akomeza kuzagenda yiyongera bijyanye n'iterambere nyine ryaho iruko naryo rigenda rizamuka cyane ko hadasubira inyuma. Iyi nzu rero, wayikunze ni ukwishyura 1,120,000 zonyine z'amanyarwanda, ariko ziri negosiyable. Ni ukuvuga ngo igiciro cyayo ni 120,000 by'amadolari, ariko biri negotiable. Ni ukuvuga ngo ubundi nyirayo yishakiraga miliyoni, mu by'ukuri ntababeshye 150 nizo yashakaga, yaranze kujya munsi yazo, kuryo wamugeraga imbere akavuga ati ni 200 nicyo giciro. Ariko noneho twagiye tumukatuza cyane ko yakeneye tubizi, ubwo tuba tubameneye akabanga, turangira turavuga tuti basi gerageza basugeze kuri 200. Uvuga ngo rero twamugejeje ku 120, nawe uje ugashima ntiwabura na makeya wongera ukamukuzaho. Banguka rero iyi nzu ntigucike, 120,000 ku nzu ingana gutya kuri kaburimbo mu mujyi, ntabwo ari amafaranga menshi mu by'ukuri, ngira ngo murabizi cyane ko yinjiza 1,200 azagenda yiyongera. Niba rero iyi nzu wayikunze, waza ukayisura, ni nako ugenda ubona byinshi cyane kuri iyi channel. Mu gihe ukomeje gukanda subscribe, ushobora no kwandika muri comment ukaduha igitekerezo cyangwa se ukatubaza ibyo wifuza kutubaza. Ariko kandi wakunze inzu ushaka kuyisura, ushaka kudusanga aho dukorera ku Muhima kuri Yamaha, ugeze neza muri Feruje, usa n'umanuka ugana Nyabugogo. Ni inzu ya etage y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukora muri etage ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Ariko kandi ushaka kudusura ku zindi mbuga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni nako ushaka kujya kuri website yacu ya www.nzuri.rw, hanyuma noneho ukagenda wirebera ibyiza byose. Murabona aka ni ka kabari nababwiraga, murabona ko ari akabari keza cyane kari moderne. Ushaka kandi kuduhamagara kuri 0788586797 cyangwa se ugahamagara kuri 0781201223. Si ibyo gusa rero, kandi twakubwiye yuko rwose ushaka kudukontakta
unyuze ku zindi mbuga cyangwa se wanditse muri comment. Ariko kandi nawe niba ufite ibyo ushaka kugurisha cyangwa se ushaka kugura, duhamagare nyine kuri izo nimero. Ariko kandi muntu ufite ibibazo mu mabanki, ufite imanza watsinzwe, wirindira cyamunara kuko cyamunara zirahombya rwose cyane. Ahubwo twegere tugufashe kubona umukiriya, wigurishirije, ubashe kugira nawe icyo wasagura, ubashe kugira icyo wasigarana mu gihe wigurishirije, kandi tukugurishiriza mu gihe gito gishoboka rwose. Urabona ko ari ahantu heza. Hano hantu kabari, icyo ni igikari cy'akabari, ngira ngo muragenda mubibona. Murabona jaride, amapave, ni sale yo hirya y'akabari, aho hari shemine, harimo icyokezo. Murabona yuko rwose ari ahantu heza kabisa, heza ho gukorera bizinesi, kandi wagura ntuzicuze na gatoya rwose. Ni karibu rero, muze tuhabereke, tugenda tubereka n'izindi mari nyinshi tugiye dufite ku isoko hirya no hino. Iyi ngiyi rero ni NZU Business Group Limited. Mukomeze mukande subscribe, mukore na share kugira ngo mujye mugenda murushaho kubona ibyiza byose. Turamanaginga imitungo yanyu itimukanwa, turabubakira ku mafaranga meza, kandi tubakorera design nziza. Turanabimura abantu mukeneye kwimuka mu ngeri zose, yaba ama office, yaba aho mukorera, yaba aho mutura, byose turabakorera. Ariko kandi akarusho, turabafasha kubona ahantu heza mugura, hatari mu manegeka, hatari muri litige, hadafite ikibazo kindi icyo ari cyo cyose. Iwacu rero muri NZU Business Group Limited, umukiriya ni umwami rwose. Aho bari bakiwubaka, murabona ko hari heza, murabona ko hubatswe mu buryo bwiza, mu buryo bukomeye rwose. Ni karibu cyane rero iwacu muri NZU Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, kandi turabakunda cyane rwose. Nta handi uretse muri NZU Market. Subscribe yikande.